bari abantu abarizanwa Yesu Kristo 12 nibo bitaga pastor high level bari bafite none abandi rero nago bariho nabisi babiga philosophy na theology na science na technology abo naba pastor mu byisi mu bigaragara ariko mu by'Imana nabi babo ubone kuvuga ngo ushaka kunywa inzoga yakwinywera nta kibazo inzoga kunywa inzoga nta kibazo kuko inzoga nubwo itakiriho amasaka atakiriho amasaka ariho nayavuye ku mbeba y'Uburaya akaza akanyura mu nka n'ifumbire aho inkane y'ubu niho hari ibiryo n'amasaka ayo masaka rero ifumbire ntabwo ari inzoga yujuje original nko yari imeze originality ni inzoga ariko yari ariko ititwa inzoga yujuje ibyangombwa ikindi gatatu nanone Imana nago yenga kunywa inzoga rero nanone nta kibazo kuko umuntu atwarwa gutwarwa icyo bita tudereve cyangwa turidi no gutwarisha umuntu icyanyweye rero nicyo kimutwara nta modoka itanywa essence ibyo yanyweye rero imba bavuza ko ari inzoga irimo ubumara byabe nibyo bafata recorder matter of the body imbere kuko leta siri ivuga ko ntabwo izi inzoga rero barayinywa bamara kuyinywa bagafata recorder none bakora application mu mubiri icyo bita tudereve bakagutwarisha cya kintu wanyweye noneho ikibazo si cyo wanyweye ahubwo ikibazo ni cyo wanywesheje n'ubuyobozi bw'imbere nibwo butwarisha uwo wanyweye inzoga nta kibazo afite kuko nta modoka igera nta essence ibaho tanga amavuta none uragereranya umuntu n'imodoka umuntu ntawo baho ni imenebere ntabwo yicwa n'inzoga kandi nta muntu unywa icyaha mu icupa ko anywa icyaha mu icupa yaba afite ikibazo icyaha rero ntabwo kiri mu icupa kuko atari yagira icyaha ni ikindi cya gatatu mu migani igice cya 20 avuga ko gusinda avuga ngo wayini n'umukobanyi ujuka nazo nagira ubwenge ikintu kigukoba ari uko warengeje urugero iyo utari warenze urugero niwe ufite igipimo cyo mu butekereza cyo kutegeka icyo kintu nanone ngo ujuka nazo ntabwo agira ubwenge we abantu bafite imivure ntibasinda ahubwo harimo arasinda umuntu warikira ikinka akakivanga n'icyo ntarye niwo basinda ikindi cya kangahe rero nanone nta hantu handitse kunywa inzoga ko ari icyaha ntacyo nta n'umuntu uzabazwa inzoga kandi azabazwa icyo bita kamere ubwo nta hantu bihuriye hanyuma ni uruhe rugero watanga rugaragaza ko nta muntu ubaho umuntu ntaho ubaho umuntu nadamu kwitwa umuntu ntabwo bibaho kuko abantu niba ari babiri icyabagiraga abantu bari bafite icyo bita amaraso y'Imana icyo bita Saulo bararebwe Adamu niwe wabumbwe nyuma yayo imuvanamo urubavu imurumbamo Eva mukobwa Virgin irangije iramumushyira abantu bavuga ko yashingiye ariko ntabwo ishingira nta n'abantu bariho nta na leta reriho nta n'abandi noneho yitwa suitable mu bitekerezo kurongora buriya ntabwo byaje nyuma kuko ntabwo hari Imana arirongoza ari matter of the body n'urongo gusa noneho nguwo rero icyari kimugize umuntu uko atekereza nk'Imana ubu uratekereza iby'inyungu byawe ikindi akagira umudendezo ubu urakoreshwa ugataha nayo wafite uri siya uyashyira muganga n'uyashyira muri biogas nanone ikindi cya gatatu nanone yari afite ububasha yahawe authority power authority yahawe n'Imana uwo nguwo rero akazabaho forever akagira metero 8 nicyo cyamugiraga umuntu ubu rero abandi bariho amaze gukora icya Satani amaze kumutsinda yari afite ubumana mbere 100% sinless nature godliness nyuma yaho agira icyo biti ni kwitaba kimwe nyuma yaho rero amaze kuba kimwe yagize kamere imwe ndiko 100% nyuma ya Imana iramugarura umuremamo kamere y'Umana avuko bwa kabiri agira kamere y'Ubumana na kamere y'ubumuntu amaze kugira kamere y'umuntu rero icyo gihe agira kamere y'Umana n'umuntu akakora iby'Imana ko n'ibyo Satani akabikora nyuma yaza kubyara abana afite kamere imwe 100% icyo bita umubiri 100% iniquity noneho bitwa impenebere rero ntago bitwa abantu bitwa inkomoko y'abantu ariko kuwakoze icyaha utari wadakora icyaha ubwo abana ntabwo bari uko ndaga urugero muri igice cya 6 hano mu itangiriro havuga ko ngo abantu bakabye ubugome hari abo bita hero way nabo bita hero bari banini ariko ari abavukanano bagendwaho na mwuka yari afite gutekereza nk'Imana nyuma yaho rero bazanye noneho kuza uriya mwuzure umaze kubaho abo nyuma bamaze kuvuka nyuma batangira gushaka n'abana b'Imana bakabyara uruvange abo ni batekereza kubi cyane Imana iravuga rero ngo kure mu muntu abana b'abantu bateyiruse babi noneho Imana ngo ivuga ko hazabaho icyo bita umwuzure kuko babonaga ingaruka zizabaho abo rero nibo bavuye ku myaka kuzabaho forever bakagira imyaka 120 uko batari bafite gutekereza nk'Imana ubwo ntabwo barekizwa abantu kuko kwitwa umuntu n'ibyo bintu utabifite zero ikindi cya gatatu nanone ntabwo waba ufite indago yitwa umuntu ntabwo bibaho ni uru w'Imana nitwa umuntu witwa inyamabara kuko ufite kamere mbi one had sinless nature godliness ukagira n'icyo biti ni kwitwa 100% ubu uri inyamabara ntabwo witwa umuntu umurona ubaho nicyo bitawone yavuze ngo human being mu kubeshya abantu noneho bariye n'ikirayi kuko umuntu yarya ikirakirirwanya nk'inka ntabwo ari baho nibyo kurya ntabyo afite originate yasigaye Buraya turimo turajya amafumbire nta kuntu wawe umuntu urimo kurya buri mwanya gutya no kunyara buri mwanya ukurya amafumbire batugize inka ahubwo
wowe uri iki ubu ngubu natwe turi imenebere ese urabona nanjye ndi umuntu uko mfite ndi imenebere nibyo okay n'aba bantu bose aba ntabwo ari abantu gusa bari ni bazima aba ari ikiraya ni imenebere nabo hanyuma rero iki kintu ufite mu ntoki ni Bibiliya Bible Holy Bible iyo Bible se wemera Imana umuntu wemera Imana afite n'ikibazo aranarwaye kuko yagomba kwemera uwo yatumye ari we Kristo wakoze ikizami cyo kwambara adatsinze Satani yari afite ubumana 100% akajyana na kamere y'Satani 100% humanity yarimo street of a devil akagira street of godness noneho uwo yarwanishije ubumana bwe kuko ari ikinyabibiri afite kamere byatsindisha ubumana bwe noneho amaze gutsinda ubumana bwe atsinze ubusatani bwari mu mubiri we hama noneho abimana abonerwamo agakiza ijuru ryose niwe ryatanze ko ribonerwamo agakiza mu isi ndetse n'Imana yamutangiye ubuhamya hano muri Mariko igice cya 1 umurongo wa 9 ivuga ko ari umwana w'Imana wamwemere ko ari utanga agakiza ubwo rero Imana sibonerwamo agakiza ubwo n'abantu batazi bameze nk'uko itazaho itaha niyo wakizwa n'Imana ntabwo byakwemerwa kuko ntabwo yigeze urwana intambara y'Imana n'ubumuntu ubwo n'ubuyoberero wavuga iki ku nsengero zire hano insengero nazikiriho biriya ni ibigaragarira amaso ubundi urusengero ni umuntu niwe rusengero iyo udafite Kristo ufite ubusatani ubwo rero urusengero rwa Satani n'urwa Yesu nizo ziriho ubwo rero insengero z'ibigaragara ntago rero urusengero kuko insengero za Yerusalemu zirasenyuka niyo yavuze ngo azasenya urusengero rwatse imyaka 48 yongera rwake mu minsi 3 yaje yubaka umuntu wa Roma igice cya 12 akaba ari we usengero ubu ngubu biriya rero ni ibigaragara abantu bazi ko ari n'ubusengero ahubwo babyita icyo bita religious n'utudini urusengero wowe wemera n'uru urusengero ni ibitekerezo by'umuntu ufite Kristo urundi ni ibitekerezo by'umuntu ufite Satani Satani uramwemera Satani umwemera se waramubonye umuntu ufite inda ko atabona Satani n'Imana ukabutayizi ntago wafite Imana nese ndago umwanya wo kureba Imana cyangwa Satani kora wibase kunda nayo gakora biogaze ese Bibiliya kuri icyo igenda ndayigendana nayibwiza kuba yibajijemo nta musirikare utagira intwaro ndayigendana kwimbajemo mazibazo gasubiza nkamusomera hanyuma wavuga iki ku mugore n'umugabo abagore ni ingaruka na Imana sayemye umugore ko umugore ni ingaruka hari uwaje arongoza ntago abantu bagomba kurongozwa Imana yari yazanye umukobwa yaremye umukobwa n'umuhungu singo noneho kurongora Imana sirongoza ni part of the body aro bita part of the body aba muri we ni urongoza abantu akabarongoza noneho kurongozwa no kunywa TV cyangwa ukarya micopo cyangwa ukarya urusenda igice ugiye gusoma n'ikihe turi muri Mateo chapter 12 verse 1 bivuye mu Kinyarwanda Mateo igice cya mbere cya 12 umurongo wa mbere umutwe uravuga ngo umwami w'isabato Lord of ariko umwami w'isabato ntabwo abaho ikindi kinyoma cyambaye gusa Yesu si umwami ni umukiza savior amukiza akaba n'umutambyi at that time Jesus went through the comforts Yesu ngo ajya mu murima anyura mu mirima on the Sabbath ku munsi Sabbath is this police were angry abishwe ngo bari bashonje and he began to pick the some areas of the corner batangira gusoroma ku masaka y'amahundo when the Pharisees saw this abafarisayo bayibonye they say to him baramubwira bati look here this police the abishwa bawe are doing what is union for on Sabbath bati barakora ibibujijwe gukora ku isabato ya assault arabasubiza ati haven't you read conditions were angry and he attends the house of the gods aravuga ati ntago wamenye ibyabaye kuri Dawidi n'ababari kumwe igihe bari bashonje entered the house of a God yinjiye mu rusengero rw'Imana and he ate and the bread which was no lawful for them to do avuga ati akora ibyo bibujijwe ku isabato arya ku mitsima yo kumurwa kandi amategeko atabyemera but only for the priest aho ngo byari byemera abatambyi gusa haven't you ready in the law ese ni mwami byari turi muri rika icyo dushaka kuvuga hashatse kuvuga Yesu yuko ari umwami ariko Yesu si umwami umunsi w'imperuka iminsi y'imperuka cyangwa umunsi w'imperuka umunsi w'imperuka ivuga ko nawuze umunsi n'isaha
uko yaravuze ngo yaba nyir'inzu yarazigiye igisambo kizamucukura kikamwinjirana inzu ngo yagombye kuba amaso ahubwo ikizami cyo kurara amaso ntabwo wabishobora noneho yaravuze ngo ntawizi uwo munsi n'isaha uwo munsi rero bivuga ko yabwiye kuvuze ko bahora biteguye ariko ababitegura nibo ni abazima nta witegura ibyo atahawe bariya bari barabyigishwa bita forowa ziriya n'umwe zari zihari noneho abandi bo ntabwo babaho bariya nibo bari bariho 12 nibo rero bagomba kurinda ibyo bahawe bakarinda umukiza uzaza n'ubu nta muntu urinda uwo batavuganye bariya rero bita recorder's direct babanaga nabo bamurindiriye abandi bose bo barindiriye leta kuko ntabwo Yesu yigeze bamubona ese wemera ijuru ntabwo umuntu abanza ku ijuru abanza kubona kuzurwa na nyir'ijuru urabyemera se kuzurwa na nyir'ijuru mwese yakwemera ibyo utabonye iyo ugize nyir'ijuru arakwigisha imyaka nk'itanu kugira ngo uzamenye iby'ijuru noneho uwo muntu ufite inda ntabwo ashaka kwiga niyo wamwigisha gute ntabwo yava mu byo ngo ajye kwiga ibyayo cyetse bimukuyeho ubwo no kuvuga ngo wemeye ibintu bitatu wemeye ko nta muntu ubaho wemeye ko nta inzoga nta kibazo inzoga irahari ariko nta muntu uzabazwa inzoga ko umuntu agwa icyayi mu icupa inzoga nanone Imana ntabwo yenga ibitoki ikijya gatatu nanone inzoga nakubwiye yuko amategeko yaba ku gacuma ubwo bazabaza umuntu wenze rema ntabwo yenga amasaka nta nubwo inatara nta n'ibitoki igira nta n'urutoki rukiriho kuko urutoki ruriho n'urw'inka yabone nta rutoki ufite wize inzoga ariko nta nzoga ikiri uri umusaza ahubwo baza ikindi uwo mugore niwe uko waje urongoza ese Imana irarongoza niyo nta mugore uzongera gusenga afite umugore se ahubwo nese umugore gusa umugore arahari ariko ntabwo bamumara kuko ahagarariwe n'inda wari umugore ukiba mu rugo ariko ubu wafashe agataro ubanze ntabwo wavamo umugore nta nubwo wavamo uwo hanze ubu ni ukuvuga ngo yibera aho ngaho gusa uko urugo wararutaye ubu ntabwo ukitwa umugore ese waba umugore utarubamo ubu urimo umwana ahubwo ntabwo byo kuba umugore none se ko nsenga kandi mfite inda ubwo bigenda nese gusenga nibyo bareba ahubwo turiye ukuntu tirirwa mu rugo nese ko nirirwa mu rugo ngo nese uri umugore urubamo ubwo rero uhagarariwe n'inda rero none se ko nsenga mfite inda nzabigenza gusenga ntabwo ujira ibyangombwa gusa no kujya muri rinda igusaba gutogotera nka kana nabona neza gutogota rero gusa no kujya muri rero ubu bantu kumuri bari ntago bajyamo nukwirirwa birukanka kunukumira ubugari birukanka barirukanswa kunya no kwibenura ntagaye kwambuka umuhanda barambirwa barirukanka mbese basiganwa n'inda bigaragara ibyo gusenga rero tugiye mu gusenga ntabwo ufata igice kimuri birango gisome uburyo bigaragara ko uje ibyangombwa byo gusenga rero gusenga kwawe ntabwo kwemeye ubwo no gutogota ku musozi kandi ntabwo nzasenga gihe kinafite inda aho inda yakujyanye we ni uzaba nese uba muri bwiya no mu rugo nuwa ni inda yo gutwita ni inda yo kurya niki kurya sura byemera ahubwo ikibazo ubwo rero ndabishimye icyo tuganira icyasho ubutumwa bwa nyuma waha abantu bazabona bino bintu wavuze abantu ntabwo baboketse bakuyeho inda abantu niba ari Adamu na Eva ubu rero n'abariho n'inyama baraniye wabimana n'abantu bari kunda yabo kubaze rero ibya Yesu ntabwo bamubonye bo bari baravuze bahagarariye amatwi ntabwo bakoze ubushakashatsi n'abaragize ntawe bafite bahagarariye amatwi n'igasuku bamaze cyane ukecuru nta kintu wamubaza urabibore bazaza nta kibazo butamu nakoze sawa ubu umugore agiye kuvaho kuko umugore arimo aravaho gahoro gahoro kuko ubu uburayi nibwo butanga imfashanyo n'ibindi umuntu urongora mu kibuno arimo arahombya urongorwa mu gitsina arahombya leta cyane bamubugiye kubyara abana 3 byaranze none leta nkuru yafashe umugambi wo kubasimbuza abarongora mu kibuno abarongora mu kibuno ugiye kuvaho watangiye kuvaho gahoro tukubajije usengera aho inda yakujyanye n'ubutogotero ubuhamya bwe ni uko nzi ko yari muzima ari umugabo ucuruza akomeye nyuma naje kumubona nanjye ameze kuriya yacuruzaga umuzi ryari mbese njye muzi nkuye i Nyamirambo arimo kubaka ruguru yo kuri 40 inzu zihari ubu zamezemo ibyatsi gusa icyambwe ko ari we ajya yandika ibinuza ku kibaho imirongo ya Bibiliya agashyira ku muryango yaho ngaho hameze ibyatsi iwe mbese urahazi aho yubakaga urahazi yacuruzaga iki yacuruzaga ibintu byose urumva hashize nyine kingahe muzi nko muri 2004 nawe mva imyaka yose ishize hanyuma rero ibyo yavugaga byo urabivugaho iki urabona ari ibintu bifatika cyangwa mbona yararwaye yarwaye mu mutwe ese uri umuntu muzima ukavuga biriya ibintu yavuze byakubabaje ni ibi
nta bintu byambabaje yavuze gusa ibyo avuga mbona nta bwenge bwuzuye afite yaravangiwe umuntu ashobora kuba yararuzwe cyangwa n'abantu bamuroze hari igihe unajya muri izi nsengero z'inzaduka ukavangirwa bitewe n'uko uba ugiye mumeze n'ibyo uvuga n'ibyo ukora insengero z'inzaduka se nawe ntabwo uzemera nazo nemera urugero ni uruhe watanga urugero rw'insengero rw'izanduka ni izihe nyinshi ndimo kubona nyinshi cyane nawe urakoze cyane